Yes, reka twongere tubifurize igitondo cyiza rero kuri mwe mwese mutwumva mu masaha ya mu gitondo igicamusi cyiza kandi kuro twumva amasaha nyuma ya saa sita biraza guterwa no utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatatu birumvikana turi tariki 9 z'ukwezi kwa 10 turi mwaka wa 2024. Turazindukira muri iki gitondo tubazane amakuru agezweho ndetse akaba ari amakuru akomeye cyane. Nashishikariza buri muntu wese udukurikiye mu by'ukuri kutaza gucikwa n'amakuru bitewe nuko tubazaniye ishitwa idonido cyangwa se inkuru zikomeye cyane, ariko none nk'ibisanzwe akaba ari amakuru yacu agiye gukomeza kugenda yibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri ku mugane w'Uburayi mu bihugu bigiye bitandukanye, first of all ndabanza mpe ikaze mwe mutwumva muri hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biciro n'ubundi tugiye kugarukamo birumvikana muri teritwari ya Masisi, Rucuro ndetse na Nyiragongo. Mwese rero no bari muri Rubero mwese reka mbabwire ni igitondo cyiza. Hanyuma kandi namwe mutwumva muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, batwumva muri Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi n'ahandi hose rwose ku mugabane Afurika ndabasuje cyane. Hanyuma rero mu by'ukuri abatwumva namwe muri Ibwota Masimbi ubwo birumvikana wamaze kwambuka amazi magari, ubwo ni ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, Aziya ndetse na Oceania. Mwese reka mbabwire nti igitondo cyiza kuri wowe twumva ari masaha mu gitondo, ariko kuri rundi n'abatwumva ari masaha y'umugoroba tubabwire ngo umugoroba mwiza. Muri studio rero nagarutse cyangwa se tuzindukanye n'ubundi n'umutaramo mutangazaji Captain Sina Makosa. Waramutse neza Sina Makosa? Bwakeye neza Fighter. Waramutse neza? Meze neza cyane. Mbonye Imana ikingura. Yambonye Imana ikingura. Amina. Hanyuma rero Sina Makosa amakuru ni menshi cyane, noneho nanjye rwose birantunguye cyane. Ntunguwe no gusanga drone zanjye rwose muri iki gitondo wagira ngo ntago zigeze ziryama zo zaraye zimpereza cyangwa se zikurikirana ibiri kubera hano hantu, kuko yaba kubijyanye na operation M23 indaje nongere mbakubita ikintu cyitwa operation bakoze. Narababwiye nti bano basura amazi imisare kujyanwa hano muri za Masisi, aba bamakasike ntabwo bagiye hara mu by'ukuri bagiye kwifotoza, nta nubwo bagiye hariya mu by'ukuri bagiye gukora uturimo tw'amaboko. Nundi intego yabo yabajyanye nukugaruza ibice bigiye bitandukanye ndetse no guhabya ndetse no kwivugana bamwe mu barwanyi ba FDLR. Ibi ndabivuga nshingiye kuki ndaje mbakubita icyitwa operation idasanzwe yakozwe n'abo basore ndetse benshi bakabaje kwasiga ubuzima abo mutwa FDLR. Ni operation zitari ziherutse kugaragara, ariko noneho kuva M23 yatangiye gukora izi operation sinzi icyo turi buze kwitega, ariko n'urugamba muri Rubero, muri teritwari ya Rubero aho ngaho hafi na muri za Butembo hose igikuba cyacitse, ishano ryacitse umurizo. Ese byagenze bite? Byose ndaje mbavire imuziri muzingo, ndaje nsimbukira mu mirwano yabereye hano mu by'ukuri muri Rucuro, ahari mu gace kari munsi gato cyane ya za Kabizo. Aka gace kitwa ngo iki byagenze bite? Iyi mirwano ikaba yaraguyemo abaturage bagera kuri 7, ariko ku munsi w'ejo nibwo rero banabonye abandi baturage bagera mu by'ukuri kuri 2, ubwo bivuze ngo babaye 9. Ese ahantu nihe barwaniye, ni bande barwanye, byagenze bite? Byose rero ndaje mbavire imuzi ni muzingo. Igoma naho ibyabwabwato rwose ndaje mbibavire imuzini muzingo, nyuma yuko hari haciye iminsi mu by'ukuri ubu bwato bwarabuze ndetse mu by'ukuri buraburwa barabushakisha baraheba. Ubu bwato bwaje kuboneka, ariko mu kuboneka k'ubu bwato ndagira ngo mbabwire inkuru itangaje ndetse ikomeye cyane. Muraza kumva ibiri kubera hariya cyangwa se byabaye kuri ubu bwato. Nakumiro ndabarahiye. Ese Sina Makosa muri iki gitondo ko nifuza kugira ngo nibura dutange inshamake mu byo tugiye kuganiraho, nicyo wateguriye abakunzi ba Eugene Official. Yes, abakunzi ba Eugene Official muri iki gitondo tubabwire yuko abarundi ubu ngubu ntago bakibarizwa mu centre ya Minova. Muntu rongera kujya avuga ngo abarundi bagabye ibitero muri Bweremana, sinzi ngo amakuru uyakuye he. Araba ari umupirate. Uraba rwose urgutuburira abaturage. Bweremana, Minova, abaturage rwose ngo bagiye kubona muri iki gitondo basanga nta murundi n'umwe uri kubarizwa muri ya masante. Ese bagiye muri iki gitondo cyangwa bagiye ku munsi w'ejo? Bo bagiye muri ijoro byakeye. Abaturage muri iki gitondo cya kare barabyutse basanga ibintu abaturage babyukira mu misara, ngo ukuntu babyukaga bagakacerana n'abarundi bagenda bahura nabo mu mayira. Ntabo hari ukuntu mbere
defense bagiraga gutya babadirishe cyangwa se baguranye inahi iwacu abana tugahita twiyuhurira muri za defense z'abasirikare kuko baba bavuye mugiye kurya umuceri kada kurya umuceri sura ko urya ntaba urimo ahubwo wasangaga hari n'ifomo bagiye basiga nyine urubona ishaje ntabwo babitwaraga ariko ubu ngubu sinzi ntabwo bikiba byari byakera nko muri za 2003 2006 2007 gutyo 2002 gutyo so rero ugahita wambara ya uniform ukifunga ugashiramo nk'akagofero rimwe na rimwe ukabitahana ariko bazakubona bakayiguhekenyesha bakaguca ruseke hanyuma rero ubwo n'abana bo babyutse icyo gihe hari hagezweho ndabyibuka muri generation yacu hari hagezweho gukina ibintu bita ibiye hanyuma noneho mugakina ibintu by'ibipesi noneho rero hari ukuntu ibintu by'imbumba hari ukuntu twagira gutya wagira nko ku shati igipesi cya ibintu bipesi by'uniform ya gisirikare twabyitaga ngo ni hari byitwaga za zirayomba hari byo twitaga za mbese inzu ibintu nk'ibyo ugasanga twagiye gushakamo nk'ibyo bintu ubwo rero nawo abaturage babyutse ab'inkwakuzi bese bajya muri defense kureba niba ari cyasigayemo barakira rwose basanga ntabahari ese bagiye he ndaje rwose mbabwira icyo agace berekeyemo turasimbukira ahangaha Bweremana abasirikare ba FRDC ibifaru byamaze kwasesekara rwose muri iki gitondo mushobora kumva ibintu biremereye muri Goma abaturage nyuma y'uko leta ibemereye yuko iyi miryango yabuze abayo ngo bagomba kujya gushingura iyi mibiri bakane bavuga yuko batazigira aho shingura igihe abaheze mwabura bwato bataraboneka amakuru ya fighter ni menshi cyane tuyagiye vuga ngo tuvuge mu mfunyapfunya ntabwo twayarangiza ahubwo icyo twababwira ni ugukanda subscribe cyangwa se sabone ubundi natwe tukagira ute tukayava imuzi n'imuzimba birashoboka kuba utwumvishe ari ubwa mbere cyangwa se rwose ukaba utwumvishe ari bwo ugeze kuri numero wa Eugene Official icyo usabwa no guhita ukanda kuri subscribe ugakonfirma ndetse ukanda kukazogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera rwose nawe uzaje uba mu bimbere mu kubona ikiganiro ababikoze bo mu by'ukuri bagerana n'ibigezweho kuko amakuru acyagera bonera ku gihe kandi nta handi wasanga amakuru yizewe ndetse akosoye cyangwa se ajya ngo atosoye agereraho ku gihe ni hano kuri Eugene Official kuko turabanza ubundi tukanikurikira hanyuma sina makuru nta gutinda mu nyemerere amakuru nababwe ndi menshi cyane munyemere duhere muri umujyi wa Goma ubu tugiye gufata teritwari tuva kuri teritwari tujya ku yindi turafata teritwari tuva ku yindi abadukurikiye munyemere duhere hano muri iyi teritwari cyangwa se hano ubwo ni muri Rubero ni muri teritwari ya Nyiragongo duhere muri uyu mujyi wa Goma sina makosa gorora umunwa gorora umuhogo ndagira ngo ubidufashemo iby'iki giswahire ndagira ngo ubidufashemo mbere yuko twinjira mu kibindi byinshi cyane reka twinjirire muri rijwi mu by'ukuri hanyuma nawe uze kugenda ubisobanura kugira ngo n'abatumva ururimi rwa luga giswahire cyangwa se ururimi rw'igiswahire baze kugenda babyumva ari namwe tujye guhita twinjirira kugira ngo tuze kubabwira n'andi makuru yose arimo kuvugwa muri uyu mujyi wa Goma yabo arafuma adafunga makanisa batamukataza batakia batocha mukanisa uzafunga insengero bazamubuza yanyita mariza myezi 3 hapa none se intambara izamara amezi 3 ahangaha muzayihagarika kwa viongozi nilishana wa mikono ku bayobozi namaze gukaraba intoki utapata ukingwa ku ngambo yako mwenyewe uko buri wese azabona ubwisho binyure kuri we ariko njye namaze gukaraba intoki mwezi ya 11 mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12 hano hagiye kumeneka amaraso tema muzabirebera cyane no muri zinsengero kereka abantu ntimugirirwa ubuntu ariko uruhande rwanjye ahari muri gukina n'Imana hano ndikubona umwijima uri kuza ejo bundi bankubitiye igituku ndetse banyaka n'imbago zanjye z'ibyuma bazita mu mazi ariko ntago bari bazi kirakurikiraho utaratibu ya siku ya pili eske ndio utaratibu ya Mungu none se muzi ngo icyubahiro cyo ku munsi wa kabiri nicyo cyubahiro cy'Imana si banasema bunaingia muri kuvuga ngo burije ngo burije ariko mbere mwaragendaga amanywa nijoro manake Mungu amesema mutaelekeza Kibumba wenye vita ilianzia Imana navuze ngo ubu mugiye kwerekeza za Kibumba intambara yatangiye
aha Kibumba avuga ni hesi n'amakosa ni mu bihe birindiro ni bande bahayoboye maginga aya ngaya ni M23 nakoze cyane reka dukomeze Nilisiku nilala niko natembea Gichanga usiku iyi ntambara itaragera Gichanga nigeze kurara Gichanga ndi kugenda ijoro ryose piga yanyu murakimbilia kuko saa hii Goma yote itaota mayani ndi kubabwira ngo aha mwahungiye muri Goma mwirukanka aha muri Goma hagiye kuzabera ibintu bizatuma hamera ubwatsi zaidi batu batajiuliza kama kandi abantu muzibaza ngo mujye hehe muzahabura wewe ndio kanisa wewe ndio kanisa na wewe ndio kiongozi insengero abantu muvuga kari mu insengero kila mtu ni wake kudamu yake ariko buri wese ibi bintu nibiba buri wese uzabyirengera ku ruhare rwe ngambo ya kani ntabwo uzabyirengera ku rwego rw'urusengero ahubwo ni ku bwawe kudamu yenye iko tayari kumwangika kandi mwiteguye yuko umesema sasa utarudia siku ya pili hari amaraso menshi agiye kumeneka ahangaha nilifika Gichanga bakaniambia ku kanisa ayo nageze Gichanga ku rusengero rw'abasepaki bambwira gutya kwa hivyo umekuta tuko mu mipango ubusanze turi mu zindi gahunda siku nyingine nilienda baona biko hapi biko Burengo ariko ikindi gihe nagiye kubareba nsanga muri Burengo ya Sake none misioni ya Sepake niliwaambia nini misioni ya Sepake yaho ngaho nababwiye ngo iki Revera akasema se hawezi niingiza Revera yarangiye ngo ntabwo ashobora kunyinjiza mu rusengero sibanze kunyinjiza sasa ulishakuwa huku mnaogopa Sake haiko kwenu none muri gutinya Sake Sake ntabwo ari wanyu na kila mtu atatafuta kwenye ataelekea atakuwa ariko mbabwije ukuri yuko mwese anga muzashake mwirukanya kandi ntabwo muzahabona juu baba alisema haleluya ase kinataka acha Goma ingie mu vita ariko ngo Imana yavuze ngo ikintu kigiye gutuma muri Goma haba intambara reka turekere ahangaha reka turekere ahangaha iri jwi ry'uyu muhanuzi cyangwa se uyu muvugabutumwa nkuko nebabwiye nti uyu niwe ugiye kutwinjiza mu by'ukuri hano muri uyu mujyi wa Goma tukaba tuwinjiyemo ariko nubwo tuwinjiyemo uyu mujyi wa Goma ndagira ngo mbabwire cyangwa se nongere mbibutse ko mu kiganiro twabagejeje mu masaha y'umugoroba twababwiye ko mu by'ukuri hari inama zirimo gukorwa zikomeye cyane haba ku ruhande rwa guverinoma ndetse no ku ruhande rwa M23 naho inama zikaba ziri gukorwa gusa izi nama ngira ngo nababwiye nti ibirimo nubwo nabonye benshi muri comment mugera ngo ntago bikiri banga ariko nabwe ko ari nama ntago nigeze mbabwira ibigiye kwigwaho uyu mudamu sinzi niba ari mu mwuka cyangwa se ari mu mavuta ariko avuze ko ngo mu kwezi kwa 11 ndetse no kwezi kwa 12 ibintu bigiye guhindura isura nababwiye ntago nzi ibiri buze kuva muri iriya nama ariko tumaze iminsi turi kubabwira ibintu bijyanye n'imyiteguro y'urugamba haba kuri kote ya FARDC ndetse n'abambari bayo tutibagiye ndetse no ku ruhande rwa M23 ibihe birakomeye kugeza ubwo abaturage hano muri uyu mujyi wa Goma ndetse na hano muri za Minova ahantu hayoboye n'igisirikare cya FARDC cyangwa se cya guverinoma batangira gutabaza uwo bita ngo ni umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro ndavuga General Sultan Makenga bakavuga bati nibaze badufungure imihanda kuko turabona ku ruhande rwa FARDC byarabananiye ibyabo ni umunwa gusa no gutesha umutwe abaturage ibi barabiterwa n'iki ni ibintu bikomeye cyane sine makosa ubu tuvugana nk'ubu ngubu reka mbabwiza ukuri hano muri uyu mujyi wa Goma bamaze imisi ubu ngubu ngo amazi hano muri umujyi wa Goma ni imari iteye ubwoba ni imari ishushe bitewe n'iki ngo amazi ubundi agaburira uyu mujyi wa Goma ava hano muri iki Kivu ariko hano muri iki Kivu mu Kivu ubu ngubu bamaze imisi 3 kandi ngo ishobora kuba n'icyumweru batavoma muri iki Kivu ngaho ngo kizengurutswe n'abapolisi nibo baharinze n'amati ubwo yajyanaga amazi yavanyemo buri bwakajyana iyo ngo mu mujyi wa Goma ntabwo rena nabizi baydo yuko amazi agaburira Goma ava hano muri iki Kivu ni kiriya ariko byaje kumenyekana so rero ngo amazi bayakupye bavuze ngo babe baretse kuvoma bitewe nuko ngo ari amazi nyine arimo imirambo myinshi irimo imibiri nyinshi nyine amazi mu mujyi wa Goma yabuze urumva ni ibyago bitangiye kwa nka byago 7 mu by'ukuri twigeze kubona muri za Bibiliya ikigeretse kuri icyo ngo barimo barashakisha iyo mirambo
ari naho ngiye guhita mbabwira inkuru ivuga ko namaze gukubita imbone zanjye cyangwa se namaze gukura amakuru nyakuye hano muri za Minova kuri drone yanjye hano muri Minova. Yambwiye ko ngo ubwato bwabonetse hasi mu bwato hasi mu Kivu hasi nibwo ubwato bwabonetse, ariko ngo buboneka ngo bwizira inzoka nini cyane. Reka da natunguwe cyane, ntago renze uko inzoka ishobora kuba mu mazi. Navuze nzi cyangwa yaba ari ifi y'inshonzi yakuze iragugura, yaba yagibwizingazingaho bakagira ngo ni inzoka. Ari nayo mpamvu ngira ngo muze kudufasha abantu mudukurikiye muzi iyo story cyangwa se ibyo bintu uko bishoboka nabyo mu bitubwire. Ariko amakuru mfite ngo nuko ngo n'abamarine bari gushaka ubwo bwato, umwe ngo ntabwo yaje kugaruka, umwe yahezeyo, umwe nyine iyo nzoka yahise mucamo ibice. Ngo yari yizingirije kuri ubwo bwato, yari inzoka nini, ibaze n'inzoka yizingiriza kuri buriya bwato nini cyane, ni inzoka nini cyane. Ntabwo ibintu unbelievable, ni ibintu mu by'ukuri bitumvikana utapfa kwizera. Ariko munyumvira ibiri kubera muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ku munsi w'ejo tariki 8 wabayemo ikintu cyitwa imyigaragambyo. Sina makosa ndagira ngo iyi myigaragambyo ivugeho. Iyi myigaragambyo ubundi yari iteye ite? Imyigaragambyo cyangwa uri kure, ntabwo nta makuru ufite nk'abandi nta byagoma, nta makuru ya Goma ufite. Oya, makuru yarahari. Nukuvuga ngo imyigaragambyo yabaye ku munsi w'ejo ni imyigaragambyo yabera ahantu bita ngo ni Keshero, hafi n'ibitaro byitwa bya Sebeka, aho abaturage bari bagiye mu mihanda ngo bari banashizemo n'ikintu cyitwa mu by'ukuri amabuye mu mihanda. Ariko naje kumenya amakuru ko aha hantu ngo hari abaturage bagera kuri 2 ku munsi w'ejo n'ubundi bahiciwe. Ibi biza gutuma rero abaturage mu by'ukuri babyuka barakaye, babyukira muri iyo myigaragambyo. Ni imyigaragambyo rwose ikomeje kugenda ibera ahangaha muri uyu mujyi wa Goma, bitewe n'uko abaturage bakomeje kugenda bahura n'akarengane, bigatuma bigaragambya ndetse bigafata indi ntera rwose, bigatuma na leta ya Kinshasa rwose ibona yuko ibintu byamaze guhinduka. Urumva ko ari imyigaragambyo yatumye n'abaturage, harimo abaturage bahasiga ubuzima. Urumva ko fighter ntago byari byoroshye. Ndagira ngo tuve muri uyu mujyi wa Goma duhite twerekeza muri Masisi. Ubwo muri make nibyo ngibyo biri kuvugwa aho ngo cyangwa se no makuru ari hano muri ibi bice. Reka ubwo duhite twerekeza dukurikizeho Masisi, dukurikizeho Rucuro. Twakurikizaho Masisi. Dukurikizeho Masisi. Twagiye muri Masisi. Twinjire muri Masisi. Nitujya muri Masisi rero ndahera kuri operation idasanzwe nkuko nabibatangarije mu by'ukuri mu ntangiro. Nababwiye ko bariya tumaze iminsi tubabwira ko ubushize ni wowe ngo wanabivuze nabi ngo ndabivuga nti hari abasirikare barangije ikosi rya special force cyangwa se ry'abadasanzwe bamaze kugezwa hano muri za Masisi. Icyo gihe naravuze nti barangije kadete, ni kadete niko nabivuze, sinzi uwo kwa bisubivuga. Ariko baravuze bati sina makosa ibyo wavuze nibyo, sina makosa ibyo yavuze. Mu by'ukuri we ntabwo yabivuze neza, ntabwo ari byo. Amakuru mfite sina makosa, abasore bagize gutya ku munsi w'ejo bajya gusuzuma, bagiye mu cyo bita isuzuma bumenyi. Subiramo ngo isuzuma bumenyi cyangwa se kugira igerageza. Mu nsubiremo ngo isuzuma bumenyi. Naragiye gusuzuma bumenyi bahawe kureba ko bari bagiye kwapurika gukora gukora icyo bita practice, gupracticinga cyangwa se gukora. Noneho bari bamaze iminsi ari kubyiga muri theory cyangwa se mu by'ukuri mu buryo bwo kwandika no kubikora ntaho babikorera, bari kubyigaragaza ariko batarabikora. Ku munsi w'ejo ngo bagiye gukora ikintu cyitwa test cyangwa practice practicinga. Abasirikare bagiye gukora iyi test cyangwa se uku kwipima, bagakora operation idasanzwe kuri FDLR. Bagiye kwigira kuri FDLR.
ni abasirikare ubundi ni abarwanyi ni special force yashyizwe ngo mu gace bita ngo ni mu Bufaransa hano muri za Masisi. Aka gace ko mu Bufaransa ngo kari hejuru yaho bitazamema. Ubwo mema ngira ngo nkimara kuvuga mema wahise ubyumva neza cyane. Ni harayepfa za Ruba. Ndetse nawe udukurikira ndabizi wamaze kuhumva. Ni harayepfa za Bihambwe ujya za Gatare. Urakoze cyane. Aba basirikare sasa ngo bagufata ikintu cyitwa udushoka twabo ngo kuko baduhabwa tukiri dusha ntago tuba turakora imirimo habe no gutema n'igiti na kimwe dushoka ntago tuba twarakorewe gukutema ibiti cyitwa ijambi yabashiraho ngaho ntago tuba twarateguriwe habe no gusongora n'igiti ubundi baratwikwiza n'injambi y'ababa bazifite barangije ngo bikoza ahantu hari ibirindiro bya FDLR biri ahantu bitazarukopfu ndetse n'ahantu bita ngo ni bimori rukopfu na bimori bigamo udutsinda barangije bihaye ikintu cyitwa sinyari baravuga bati isaha muziregere ubwo babipanze nyine bigabyemo ica ariko isaha bayishyira ku gihe kuri time bayishyize kuri 0 baravuga bati tumara gutanga sinyari mukora akazi operation igomba guhita itangira ati kandi abayirangiza bahita bahagarika isaha tuze kureba igihe iminota yakoreweho bakimara gutangira sinamako ngo bayikoze icyitwa gahumbagurizo operation minota 15 ngo ku mpande zose ngo yari irangiye 15 bari barangije gukubura FDL bamwe ngo harabagiye baraturumbuka bakiruka bambaye ubusa ariko amakuru mfite ngo nuko haguye imirambo myinshi aba FDL aha muri rukopfu ndetse nabita ngo ni bimori ngira ngo ubwo abatwumva muri ibyo bice murabyumva nababwiye nti nyaboneka ndabazi ahangaha iyi ni ahangaha bari aho ngo nanabasuje ndababwira nti rwose ndaje mbabwira ibidasanzwe izi operation nk'izi ngizi hano muri M23 ntabwo twe tuziheruka ndabarahiye ntabwo twe tuziheruka twari duheruka operation nk'izi kiriya gihe Sadeke ikigera hano mu mujyi wa Goma aho bayikoze hari hafi na za Rusayo twari duheruka operation nk'iyi mu nkengero za Sake M23 zikora hara muri za Mushaki sinzi buranja nakunze kureba cyane filime ya Yesu hari wagize ati uyu ni wa mwami w'Abagalileya none yageze nino urubwo FDL bura FDL sivuga iti izi ni za ntare za Sarambwe ni ba Makasike bavuye za Mushaki na za Nyiragongo none bageze nino habwe bate twahageze ngibyo ibiri kubera ngiyo operation ya mbere yakozwe n'aba basore barangije ikosi vuba mu by'ukuri rya special force ibyo bakoze ikizamene cyabo cya mbere bagitsinze nuko nguko byagenze iri joro rikeye bari babarimwe umusiri byari bindi ndagira ngo sasa sina makosa utubwire niki ndashaka kugira kuko urabizi ndagira ngo dukubite tubangura twinjize muri Masisi wowe niki wateguriye abakunzi ba Jeune Official turagaruka ahangaha muri Bweremana naho rwose muri iki gitondo nuko ibifaru byamaze kugezwa hariya mu nkengero za Bweremana ni nyuma yuko ibindi ngo biri hehe biri muri Sake ibi bifaru ngo bigiye kunyura muri uyu muhanda biri gusya bitanzitse bigiye kwanyura biri gukandagira igihumeka cyose kiri hariya abaturage bari mwabira bice bavuze ngo nihagire nujya guca igitoki nihagire nunyura mwakarakayira ngo aho hafi nihagire ikintu cyanyura kiri gutamba kuko bigiye kuhabera ari ibintu biremereye cyane ibi bifaru twari tuzi yuko byagumye hariya burya igihe bahibu bari baraje byasubijwe hehe i Bukavu kuko bumvaga ko hibu zigiye kuza zigakora iki zigasoza akazi uyu muhanda zigahita ziwufungura mu buryo bugize ute bworoshye
ibi ntabwo byaje kugenda nk'uko bari babiteganya. Ibyumweru 2 byari bishize rwose amahiba ari hariya ari gupfa nk'isazi, bagenda barasi amahiba yinguka barasa ndahinguka barasa. Byageze igihe noneho barongera batumaho bya bifaru byagarutse. Fighter ngo ubungubu byageze hariya noneho biri hano hafi ya Bwerimana, byanavuye muri Minova biri hano hafi ya Bwerimana. Ibi bifaru dushobora kuza kumva ngo hari massacre byakoze, cyangwa se tukumva ngo byafashwe, cyangwa se tukumva ngo byarashwe, kuko ibi byose birashoboka. umva ukiri kuvuga iby'ibifaru hano muri za Minova plutôt hano muri za Sake, nyemerera wumve iyi nkuru nahawe na drone yanjye, bitewe nuko ntabwo yigeze abona ahantu ngo yihugike n'ubundi muri iki gitondo abe yadufasha, kuko urabona ikiganiro turakizindutse. Aranyandikiye mu by'ukuri ni Koporo Jimmy, aranyandikira aravuga ati kuri uyu mugoroba washize Sake M23 yahushijwe igifaru cy'abarundi hariya muri za Sake, ngo yahushije igifaru cy'abarundi. Iki gifaru ngo cyari kivuye mu Bambiro, abarundi bagera kuri 5 bahakomerekeye bikomeye cyane. Ubwo impamvu vuze iyi nkuru nuko n'ubundi mu by'ukuri no wari ubikomoje uvuga kuri ibyo bifaru byagejejwe aho hantu. Urumva ko mu by'ukuri Koporo Jimmy yabikurikiranye cyane. Yes, yabikurikiranye cyane nawe rwose arahabaye, abagenda bikurikirana isaha ku yindi. Fighter rero ngo bikaba byatumye abaturage bahangaha muri Minova bagira icyo twakwita nk'impagarara, bavuga ati se ibi bifaru byaramuka bigiye hariya M23 ikabifata, ntibiraza kugira ingaruka ku baturage baturiye iyi centre ya Minova? Ese ibi bifaru nibiramuka bitwitswe, abasirikare ntibashobora kuza mu giturage bakahakorera urugomo rudasanzwe bitewe n'ibyo bahuriye nabyo ku rugamba? Ibi byose Fighter noneho ngo ahangaha hagiye kurwanwa ibifaru nibyo bigiye kurwana gusa. Imbunda z'imisada zazindi ziremereye, zazindi za artillery nizo zigiye gukoreshwa gusa, ngo abasirikare nta musirikare uzongera kujya yinjira ahangaha ngagiye kurasa, kuko uko babigerageje kose ntabwo byigeze bibahira. Byatumye rero muri iki gitondo abaturage rwose hariya babyuka babyutse bahagaze, dore yuko ngo ibi bifaru mu musaha y'umugoroba niho byari bikandagiye muri centre ya Minova. Byatumye rwose ngo muri amasaha y'isa 10 zishyira isa 11 abaturage ngo bamaze kubyuka bategereje ibintu bigiye kubera hariya, ngo ibintu bari kubona ko bigiye guhindura isura muri rusange. Reka nsoreze kuri iyi nkuru, reka nsoze ku nkuru y'uyu mutaramo navango ni Jimmy. Hari n'indi nkuru yampaye ivuga ko ngo Iminova ku mugoroba washize hageze batayo y'abahibu iturutseho bita Igasunyu. Basabye abaturage bari bari mu ahantu bita ngo ni mu Bondoko ubwo nge simpazi ko bahava. Ibondoko se ngo ni kuporo ya Minova, hagwa indege se Ibondoko kuporo na ahantu ubwato buparika. Mbese maye ngo basabye rero ko abaturage aho hantu bahava abo bahibu bakihagera. Ngo hari yabyanditse nabe wenda arashatse kuvuga Ibudondo, wasanga ari Budondo arashatse kuvuga hari. Ngo basabye abaturage ko bari mu bonde ubwo mu bonde ubwo ni muri iyi centre, ni muri iki kibaki centre ya Minova, ko bahava
ngo niyo ku pole y'Iminova. Mbo pole yari Iminova ni ahantu mu kibaya. Ubwo bari abasabye ko abaturage bava aha ngaha ku nkengero muri iki kibaya, dore ko nabwira Imana ibiraho hafi yaho, bakabajya hari hejuru muri imisozi igiye hakikije, ubwo ndavuga za Kabuye, kugira ngo wenda barebe yuko hari ibyo bagiye gukora. Ubwo nyine nukuri kumva yuko biteguye urugamba, kandi tuzi ko nibaramuka basherinze mu bice M23 irimo nayo ntagira bura kubasubiza. Ya ubwo rero mu by'ukuri urumva ko noneho akakenge sinzo bagakwe ko kuvuga ngo bakureho abaturage bitewe nuko bari gutekereza ko ubwo nibasheringa M23 irabasubiza. Urumva noneho mu by'ukuri impuwe zabaziye, impuwe zabajeho. Ndakubwira nti niba utarakanda kuri subscribe urimo uracikanwa, kanda kuri subscribe ndetse wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bikihagera nawe uzajye uba mu bambere mu kubona amakuru ndetse uyabonere ku gihe. Twihute cyane sinema ko aha turahavuye duhise twerekeza muri Rucuro Masisi. Ntabwo turahava kuko oya hangaha muri Minova turi muri Kivu Amajyepfo, ubwo ni muri Karehe. Nyuma yuko amahiburo rero ngo yahageze abisikana n'abarundi kugeza amaginga ya ngo nta murundi n'uyu numwe ukiri muri centre ya Minova. Nyuma yuko ku munsi w'ejo wari watangaje inkuru ngo ko imirambo y'abarundi yasubiye bayijyanye mu gihugu cy'u Burundi ubwo se nejo cyangwa ni kumanywa? Kumanywa nyine yo ku munsi w'ejo. Kumanywa yo imunsi w'ejo. Tariki 8. Aya makuru rero niho twaje kuyatangaza ejo kumanywa. Ejo hashize. Tubabwira yuko hari imirambo igera muri 74 yajyanywe, ariko byatumye n'abarundi rwose ngo bava muri iyi centre ya Minova. Ubu ngubu bakaba bajyanywe mu gace bita Numbi, Rumbishi ndetse na Nyamasasa. Akariyo bajyanywe ngo abanga bakaba bahawe mission yo kugira ngo M23 itazabomora hariya yinjira muri territoire ya Karehe, ariko bifashishije ahangaha za Rumbishi ndetse na bakinjira na za Nyabibwe. Ibyo bice byose bakagenda bagira ute babikakamba. Urumva yuko navuga ko basa nabivangwe fighter, ariko nge nabonye ngo abarundi babyishime cyane, bavuga ngo nibura hari ahantu babajyanye ni heza kuruta aho bari kuko muri Minova ni mu kibaya hasi, nyamara ngaho babajyanye ni hehe? Ni mu misozi. Urumva iyi rero Minova rero rwose abarundi fighter ngo akabakuwemo. Umuntu uzongera kuvuga ngo abarundi ngo bari kurwana muri Bwerimana, ubwo uzaba ufite iyo izo nkuru bazikuye, ariko ngo bamaze gukurwamo. Urukumva ko baje babisikana n'aya mahibu yaravuye Gasunyu. Urukumva ko hariya ibintu biracyakomeje kugenda rwose biba macyange, ibintu biracyagenda bigorana cyane ku ruhande rwa FRDC ndetse n'abambari babo. Yes, ubwo aho tuhavi kuko dufite amakuru menshi cyane. Twerekeza muri territoire ya Rucuro. Ndabizi ko hari abantu benshi mudukurikira mwaraturutse, buriya niba hari territoire zaturutsemo abantu benshi, hari territoire ya Rucuro, Masisi, buriya gakurikirana na Nyiragongo, ariko Rubero yo buriya ntabwo ari benshi cyane. Bagize ute? Abagiye bava nyine muri izi nkambi, muri izi territoire bahunga bakaba ari hano muri izi nkengero ya Goma, za Goma nk'abadeplace, aba muri Rubero, abarefugee. Aba muri Rubero ntabwo bahungira Goma, bo bigiriyo hirya kuri za Butembo. Banakwerekera Butembo ko huzi no ni kure cyane. Ahubwo no kuzamuka za Butembo bakageza za Rubero ku zone, buri wese ahungira hamwegereye. Hanyuma rero aha hantu munyemerere gato cyane duherebe hano ahangaha. Munyemerere duhere gato cyane tumanuke munsi y'agace bita ngo ni Kabizo, cyangwa se hano muri Kabizo. Mu gace bita ngo ni Bundasi. Mu gace bita Bundasi. Ku munsi ku tariki, ubwo twava ni tariki 7. Tariki 7 hano za Bundasi habereye imirwano ikomeye cyane. Akaba ari imirwano yahuje M23 n'ubundi na zira nkora maraso ngo ni FDL, nkuko nabonye rwose drone zanjye zabigenaga zibavuga, tutibagiye na Bazarendo. Hanyuma ariko iyi M23 ikaba yararwanye nabo, ubwo ngo bari bamaze kwivugana abaturage bagera kuri 7. Reka byarabereye Bundasi, ni munsi gato cyane uva hano muri za Kabizo werekeza iyi Bundasi. Buriya ngo yegeranye n'ahantu bita ngo ni Mushabagwe.
biregeranye ariko ngo uba umanuka mu misozi y'ahantu bita ngo ni Kiringa uba umanuka mu misozi ya Kiringa. So rero izi FDL ngo ziturukara muri ibyo bice bya za Kiringa muri iyo misozi zikamanuka zikaza muri ibice bya Mushabagwe ndetse na Bundasi, barangiza no bagakora ibikorwa by'urugomo, barangiza bakongera kirukankira muri iyo misozi. Ku munsi tariki 7 rwo hari ku munsi wo kuwa mbere nibwo bagabye igitera aha hantu, bivugana abaturage bagera kuri 7 ndetse imirambo ikaba yaraje kuboneka, ariko M23 ikaba yarakoreye icyitwa kope ibagaho baho ibitero bikomeye cyane, ndetse ngo no ku munsi w'ejo tariki 8 bakango barabonye ngo abandi baturage babiri muri ibyo bice batari babonwe bapfuye n'ubundi. Ubwo bivuze ngo ni imirambo igera ku 9 yabonwe yaguye cyangwa se yapfiriye hariya mu by'ukuri habereye imirwano mu by'ukuri ku munsi wo kuwa mbere tariki 7. Nguko rasi n'amakosa uko bimeze, abaturage hano bakomeje guhura n'ibibazo, hanyuma ukabona ko M23 narivuze hano muri Rucuro baracyafite akazi ko gukora, kuko FDL yari irimo hara muri Rucuro bari benshi cyane pe. Yes, bari benshi cyane, bari benshi cyane ku rwego rwo hejuru, ubona ko yemwe ariyo mpamvu kugeza maginga ya bakomeje kugenda rwose bataganyura hariya hantu, bitewe nuko ubwinshi bwabo ntabwo bituma rwose baba bavuga yuko bari kubamara cyangwa se kuba bahita barangiza urugamba mwabira bice nyuma yuko bamaze igihe bagenda babahiga hariya. Urumva ko rero na nisaha ruracyageretse, ruracyari mbiri aho FRDC rwose na ndetse n'izi FDL ziri kugenda zisha hose. M23 iri kugenda ibahigisha uruhindo, iri kugenda bataganyura ta irimo iragenda ibakoramo akazi cyangwa se ibakoramo umusiri, ibintu bikaba ibindi ngayo nguko. Ubwo tuvuye hano muri Rucuro kugira ngo tuyivemo neza, reka duhindure indi page, duhindure page. Reka duhindure indi page twerekere n'ubundi hano muri bice bya za Rucuro, ariko n'ubundi bikaba biri hafi no muri teritwari ya Rubero. Donc ni bice bituwe n'abandandi, ubwo birumvikana ni hano muri za Rubero. Kwanza ubwo twavuye muri teritwari ya Rucuro tugiye muri Rubero, twambutse nari ngiye kubihuza, ariko nibutse ko hano muri za Kanyabayonga naho haba bandandi M23 niyo irimo irahagenzura. Mfite amakuru atari yivumba avuga ko ngo burya ngo ubu bwoko bw'abandandi ngo bagira ikintu bita ivangura, byo rwose ngira ngo twabivuzeho, ariko none ikaba ari ivangura rishingiye mu by'ukuri ku ngenga bitekerezo, aho bavangura bafite icyo bita ivanguramoko. Barabizi ko iyi M23 mu cyabazanye ngo nuko ibyo bintu ari byo bintu byatumye iki gihugu kibamo ibibazo, bityo rongo bakaba ari byo bintu baje bari kurwanya. Hanyuma bitewe nuko ngo uyu muco ari uw'abandari ndetse ngo byabazonze, ubwoba ni bwose ngo bafite ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru, kubera ibi bintu byo kugenda bavangura ubwoko bikaba bitumye na M23 igenda ihakacira ubwoba bwabanye ubwoba, bafite ubwoba bari kutitira. Mazundi ari cyo M23 ndakubatwara, bari kutitira byo ku rwego rwo hejuru. Mfite amakuru avuga ko breaking news, nyuma ko abaturage ngo ubwoba buri kubarya bakavuga bati M23 noneho niza ubanza tweshira dushira muri gacaci katwicaza hasi kadukubita ibiboko, abandi tugafungwa. Nyuma yuko bamwe mu bayobozi mu by'ukuri ba guverinoma kiri hara muri bira bice bya za Rubero ndetse na Butembo, kuko bika ko M23 Rubero ku zone ntabwo irahagera, haracyari guverinoma. Butembo nayo baracyahari. Ngo M23 ngo nyuma ko bari gutekereza ko ngo yaje bari kudagadwa mu rwego rwo kubacubya. Rero ngo aba bagabo n'ubundi babarizwa muri rishaka cyangwa se bashigikiye ishaka rya UPDS, ishaka riri ku butegetsi rya Gisekedi Chilombo, bahumurije abaturage babandande bo muri bice bya za Rubero na Butembo, bababwira ko ngo M23 ngo igiye kurekura
ibice byose yigaruriye. Ibi kandi ngo bakango bamaze kubyemeranya nande se nayo mu 23 niko bari kubeshya abaturage ro babesha utaragera ibwamabeshwa byinshi wagira ngo nta nubwo ajya bakurikira ibibera kuri rezo sosiyo. Ubwoba buri kubataganyura, ubwoba bwabatashye, bari kubaremaremo bagenda bababika mbese bagerageza kubakipinga kugira ngo ubwoba bashyiremo. Bari kubakansaringamo ibintu by'ubwoba ariko byanze byabaye iby'ubusa. Harababwira ati muze murebe mumanuke gato za Kiwanje, mumanuke za Rucuro, mubanze murebyo M23 iri gukora bigendanye n'ibikorwa by'iterambere, bikorwa remezo. Mbone mutekereze n'ibyo M23 hari gahunda ifite yo gusubira inyuma yo kurekura ibice. Muze mwebwe murebe iterambere iri kugenda igeza ku baturage. Abumvisha amakuru ngo badagaswe, bavuze ati kabaye kawe n'umunyutsi kanyukitse. Urumva rero ko hariya muri Rubero rwose abandandi ariko uzigeze hari uvuga ikinyarwanda utazi noneho n'igiswahili abahuye nakaga hariya baragucabiranye, bagushyira ku makoma, ni ukugutereka kuri kabyinde bagushyira ku makoma bakagutenga imirwi. Urumva nawe wabire ukumva yuko nyine hari ibintu ari ibintu bidasanzwe. Bitewe n'iki? Ni abantu bagira ingengabitekerezo yababase, bumva yuko ahantu bari nta wundi muntu nibura ushobora kuba yahagira, cyane cyane umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda byo aba ari ibindi. Ibi rero twagiye tubivuga kenshi fayita, kuko twagiye tureba abanyarucuro benshi bagiye bahungirayo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, tukareba ibintu bagendaga babakorera, nabo babonye yuko nyamara kabo gashobora kuba kashobotse, bakaba babona ko ibyo bagendaga bakora byose bishobora kuba bigiye kugira ute kubagaruka. Muri Kenya noneho naho ndabona habaye amahano yahise kandi inkuru hano mbona yatotobetswe cyangwa se yasizwe amavuta yandikwa ku gihe. Iyi nkuru iravuga ko ngo muri Kenya cyangwa se Kenya abadepite batoye bemeza ko visi perezida yeguzwa. Visi perezida bamweguje, ariko burangiye ndahamya neza ntashidikanya ko burana perezida bigizemo uruhare, kuko abadepite ntago bafata icyemezo ubundi gikuru tuvuga ko gifatwa n'umukuru w'igihugu. Ndabeshye? Ntabwo beshe. Ndibeshye ariko ntabwo ari ndabeshye, ahubwo ndibeshye. Ntabwo wibeshye, ariko nanone n'aba badepite bashobora kubigiramo uruhare. Baba babigizemo uruhare kuko nicyo barashyiriweho, ariko ahanini imyanzuro bagenderaho ni ya ariko urukumva ko nanone iheshwa agaciro nande na perezida, ariko umenye ko ashobora kuyashyizweho nawe igitutu akabikora mu buryo bwo kwikiza aba badepite, nyamara wenda atarabigambiriye cyane, ahubwo bitewe n'igitutu yashyizweho akabyemeza binyuriye muri iki gitutu cy'abadepite. Abagize inteko nshinga amategeko, umutwe w'abadepite muri Kenya batoye kubwiganze umwanzuro wo kweguza visi perezida w'igihugu. Amazina rero ya visi perezida akaba yitwa ngo ni Rigathi Gachagua. Yitwa Rigati, nanjye mvuga ngo ni Rigani. Oya, Rigati Gachagua. Urumva? Uyu bakaba batoye ko yeguzwa. Igikorwa cyo gutorerwa iki cyemezo cyabaye kuri uyu wa 2 tariki 8 z'Ukwakira 2024. Abadepite bagera kuri 281 batoye bemeza ko uyu mugabo akwiriye kweguzwa, ahambirizwa, mu gihe abatoye batemeranya n'iki cyemezo ari 44. Apo yagiye ubu abatoye ko ahaguma ubwo ni 44. Uwo yagiye. Urumva? Kugeza ubu hategerejwe icyemezo kizafatwa na Sena. Icyemezo bategereje cyonyine ikigomba gufatwa na Sena.
biteganyijwe ko perezida w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite agomba kumenyesha mugenzi we wa sena iby'iki cyemezo bitarenze ku wa 4 tariki 10 z'ukwakira 2024 ku munsi wo kwa 4 niwo munsi niyo finali yo kwa yamenyeshejwe ko uyu mugabo agomba kugira ute kweguzwa bamusubije kusuka arasura kusuka hari abantu bafite amafaranga ntawe wagira ku mwanya nk'uri ukiriho gufata isuka ngo nyine isuka mvuga no kugusubiza aho wari hari umuperezida uyoboye igihugu runaka baraguhura nari ntumenye ko igeze kuyobora tazamvugisha ariko urakoze tazamvugisha amangambure ngo ushobora gusanga ari kwigwera umusururu yarabayeho perezida nakujya nubwo bapereza kuyoboraho umunsi umwe nabonye abakinnyi bakina ngo iyi mikino y'amarushanwa yo kunyonga igare y'amagare hari uwo bavuze waminiyaga waje arabakubita ariko ngasige ngo ari umunyarwagwa hano hirya za ntuza uryo bavuze se ujumba n'amatafari gasigaye yishakiye uturimo ariko nangana yishakiye uturimo tw'amaboko ariko arabaye icyamamare ari amamiliyoni baba barakoreye ariko ibyo muri siporo wabyihorera ko mbizi sha ariya atayabonagaho ariya batarayabonagaho ariko mwoka byarama twikomereze niyo nkuru gushora muri siporo gushora muri siporo n'ibisambo ibisambo hari icyo banyibye mbabarire cyane ariko fayita we mu gihe perezida wa sena amenyeshejwe iki gikorwa iki cyemezo biteganyijwe ko agomba gutumiza abandi basenateri bitarenze iminsi 7 kugira ngo bafate umwanzuro sena ifate ngo sena ifite iminsi 10 yo kuba yemeje niba koko visi perezida yeguzwa cyangwa igatesha agaciro uyu mwanzuro. Uyu mugabo aracyariho da, ubwo aba bagabo nibo bazatesha agaciro uyu mwanzuro. Bazawutesha agaciro se bashingiye kuki? Abadepite narinzi yuko nabo baba bafite, ariko sena ndumva ariyo ikakaye cyane. Sena ni ikakaye bunde hose, sena ibikakaye kuko inzego zose ziripotinga muri sena. Ariko urumva nimba ubwiganze bw'abadepite se urumva? Kandi nabo bari mu nteko ishinga amategeko. Arega no muri iyi sena haba harimo ubwiganze runaka. Nivuga ngo no muri iyi sena usanga harimo abamwemera n'abatamwemera. Ubwo nabashara kwicarana bakabate se ibi bintu abadepite bashingiraho nibyo cyangwa sibyo. Uwitwa Rigathi Gachagua yari aherutse gusaba Perezida William Ruto guca inkoni izamba akamubabarira. Ngira rwose amusabye imbabazi. Yakoze iki ari kubundi? Yakoze iki kuri uyu mugabo? Ngo uyu mugabo ashobora ko yari ari mu inyuma ya babandi birirwaga bari kwigaragambya. Igihe ntage twamaze igihe tukumva navuze ntiburetse ari kubyo nose uzi ngo uwanditse inkuru ntabwo avuze icyo ibyo yasabyemo imbabazi. Gachagua ashinjwa gusuzugura Ruto, irondamoko no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze. Nibyo ngibyo banditse. Nibyo yamureze. Gusuzugura William Ruto perezida. Urumva? Irondamoko no gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze. Byashinjwa uyu muhimbira. Ibintu byari kumushinja. Nubwo yasabye imbabazi, Gachagua yagaragaje ko yiteguye kwitabaza amategeko naramuka yegujwe. Nguko uko inkuru yari iteye, muvuga muti tuyishimiye Eugene Official. Gaye nguko rero. Nese ubwo barabivuze? Barabivuze. Mwandike twumve ko mubivuze.
aya mu mivugire no mu mitima nta kibazo. oya wandike niho ndamenya ko babivuze ngaye nguko rero fayi nguko bimeze rwose urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ahangaha muri East Africa muri rusange. hari indi nkuru isaba usigaje ndabona n'iminota tujyanye. Indi nkuru twe tugiye kujyaho nuko iminota tujyanye twe tugiye kwerekeza muri Serenga aho hamaze kugaragara imirambo y'abasirikare y'aba Israel baguye hehe mu gace ka Gaza. Iyi niyo nkuru nagira ngo duhite dukurikizaho ariko buriya nubundi mu kanya tugiye kwibagezaho muri update time. Rwose mu masaha ari imbere cyangwa se mu yandi masaha akurikiyeho turaza kwibagezaho ntimuze kurambirwa. Wakoze cyane Sira Makosa. Wakoze cyane Fighter. Ubwo ikiriho no kujya kuyaringanyiza nyine mu kanya n'ubundi tukagaruka twisize insenda ndetse mu by'ukuri ibintu hari bimeze neza cyane. Komeza munogerwa na gahunda kanda kuri subscribe utarayikanda niba kandi warayikanze like ndetse na share ntuze kubyibagirwa. Wakoze cyane. Ciao.